Wakwibaza ngo Pasika rivuga iki mu magambo arambuye, nanone wakwibaza ngo ni ibihe bintu Pasika itwibutsa? Ibi ni byo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Nguhaye ikaze. Ijambo Pasika cyangwa mu zindi ndimi bakunze kwita Passover mu ndimi z'amahanga, risobanura kunyuraho cyangwa se kurengaho. Iri jambo ryagaragaye bwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 12. Tuvuze gato ku mateka y'impamvu yaryo, ni uko Imana yari yaragambiriye gukura ubwoko bw'Abisirayeli mu buretwa. Bari bamaze igihe mu gihugu cya Egiputa. Ubwo bari bamaze mu buretwa, bari bamaze n'igihe mu gihugu cya Egiputa. Imana ituma Mose na Aroni kujya kubwira Farawo, wari umwami wa Egiputa muri icyo gihe. Agomba kujya ko agomba kurekura ubwoko bwayo bugataha. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende. Umuziririze umunsi mukuru mu butayu. Urumva ko Pasika ni umunsi mukuru kuva kera barawisanzwe bawizihiza. Dukomeje muri icyo gitabo tubonamo Farawo yanga kurekura ubwoko bw'Imana ngo butahe, kuko bari bamaze igihe bamukorera. Yangaga kubatakaza. Hanyuma byaje gusaba Imana guteza ibyago 10 Farawo mu gihugu cye kugira ngo abareke. Ku cyago cya 10 cyari icyo kwica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa. Ku cyago cya 10 cyari icyo kwica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'amatungo. Nubwo icyo cyago cyari kigenewe Abanyegiputa, ariko kugira ngo ubwoko bw'Imana nabwo burokoke icyo cyago, Imana yabategetse kwica umwana w'intama udafite inenge, maze bagasiga amaraso ku nkomanizo zombi z'umuryango. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwari busigaye bwo gukira icyo cyago. Ni naho ijambo kunyuraho cyangwa Pasika rigaragara nanone. Nk'uko tubisanga mu Kuva igice cya 12 ku murongo wa 13 kugeza kuri 14, ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizabaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Nanone kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Imana yashakaga kwerekana cyangwa
byashushanyaga igitambo gikomeye cyari kuzatambwa ku bw'abantu bose ngo bakire urupfu rw'iteka. Gutandukanya n'Imana n'iby'iteka, nk'uko tubibona muri Bibiliya, igihe cyose hagombagwa igitambo kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha. Nk'uko ukurikije amategeko, ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa. Mu gihe twizihiza Pasika uyu munsi, ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu Kristo ari we Pasika y'ukuri. Koko kandi Kristo yatanzweho igitambo, ari we mwana w'intama wacu ugenewe umunsi mukuru wa Pasika, nk'uko tubisanga mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5:7. Kandi koko Yesu niwe wari umwana. Koko kandi Kristo yatanzweho igitambo, ari we mwana w'intama wacu ugenewe umunsi mukuru wa Pasika. Kandi koko Yesu niwe wari umwana w'intama udafite inenge, kuko atigeze akora icyaha na kimwe. Pasika itwibutsa ibintu bitatu by'ingenzi: urukundo rw'Imana, imbabazi z'ibyaha byacu, n'ubuzima bushya. Impamvu twizihiza Pasika ku cyumweru ni uko ariho ibyo bintu bitatu byagiriyeho umwanzuro. Byatangiye ku wa gatanu mutagatifu Yesu abambwa ku musaraba akanahambwa, bikomeza ku wa gatandatu ari mu mva, byuzura ku cyumweru amaze kuzuka. Urukundo. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, nk'uko tubisanga mu Baroma igice cya 5:8. Ni ukuvuga ko igihe twabatizwaga twahambanywe nawe, kwari urupfu nk'uko nawe yapfuye, kugira ngo nk'uko Kristo yazutse mu bapfuye ku bw'ikuzo ry'Imana Data, abe ariko natwe tubaho dufite ubugingo bushya. Muri make twavuga ko hanze ya Yesu Kristo Pasika nta busobanuro yaba ifite, kandi ni nawe mpamvu yuzuye yo kuyizihiriza. Nanone nk'uko twabonye uburyo Imana yakijije abantu icyago cya cumi cyo kwica abana b'imfura, hari ibimenyetso Imana yabasabye gushyira ku mazu yabo. Twahita twibaza, ese Imana ntabwo yari izi gutandukanya amazu y'ubwoko bwayo y'Abanyegiputa? Igisubizo ni oya, yari ibizi. Kuyatandukanya gusa yashakaga uruhare rw'umuntu mu guhitamo imbabazi zayo. Natwe ab'iki gihe turasabwa guhitamo no kwizera imbabazi z'Imana, kandi tuniyegurira Yesu Kristo kugira ngo
tuzakire gukira urupfu rw'iteka. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nk'uko tubisanga mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa mbere. Nanjye nasoza mbabwira ngo mugire Pasika nziza. Nanone kandi niyo uri mushya, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya bimwe mu byo tuba twateganyije kugira ngo twigire hamwe insanganyamatsiko zitandukanye, ndetse n'amakuru tuba tubagezaho atandukanye. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nanone nawe utarayikora ndagusaba kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe, kandi mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.